umusore n'umukobwa bahora kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bagakundana, hanyuma bo bakemeranya ko bazahura ari uko bazabonana ari uko bahuye. Mbese avuga ati ntazagira uwohereza undi foto, ntazagira ntuzamamagara video call, nge nawe tuzahura tuzabonana ari uko duhuye. Ubwo umusore we abatuye hanze y'igihugu umukobwa arimo, bakavuga ati umusore akamubwira ati nge nzaza kukureba tuzahura gutyo nibwo uzambona. Nyuma y'igihe rero nibwo umukobwa mu gitondo yakira call, umuhungu akamamagara ati baby naje. Umukobwa nawe ati ngwiki ko twavuganye nimugoroba umbwira ko utari buze, se waje ryari, waje ute? Umuhungu ati nashaka kugutungura ahubwo naje kwibuka ko ntaza ahantu utuye n'ubundi biba ngombwa ko mbikubwira. Umukobwa ati utaza kunyinisha baby, urabizi ko nsanze uri kunkorera prank bitaba ari byiza, ko twavuganye nimugoroba ko utigeze uvuga ku kintu cyo kugaruka wagarutse ute? Umutipe ati nashaka kugutungura nyine bura twamaze kuvugana bitanza tungundi mu gihugu. Umukobwa nyine biramurenga, umukobwa rero aba yitwa Emma, ababana n'undi mukobwa bita Vera, ahita agenda agasakuza akabwira Vera ati Vera uzi ko Nike yaje? Vera ati Nike nuwa hehe? Emma akamubwira ati Nike se ntabwo muzi boyfriend wanjye? Vera ati sugira boyfriend wowe? Emma ati ni yego nyine wa musore nakubwiye twahuriye kuri social media tugakundana. Vera ati niko ubwo ko umuntu mutarahura utarabona n'amaso yawe atangiye kwita boyfriend wawe. Emma ati nuri sorya ngo mwitego iki? Erega turakundana, icyo nashaka ngiye ko ari uguhuza nabyo amarangamutima kandi byarabaye ibindi aronke. Vera ati what? Ukundanye n'umuhungu nturazi ntuzi ukuntu asa, nturanamubona nta n'isura yuzi, kumwita boyfriend wawe? Emma ati ahubwo guess what, singe uri burote mubonye ndumva nasaza, wagombye kuba wishimanye nanjye. Vera ati oya ntabwo ari uko nguko pe. Emma ukundanye n'umusore amezi agera muri angahe? Emma ahita amuca mu ijambo ati amezi ane ukundanye n'umuntu utangiye kumwita boyfriend wawe? Ati cyane rwose. Ubwo aho ngaho bahita batwereka mu rugo rw'umusore, umusore amanuka ku ma escalier ariko ari kuza kujya gufata ibya mu gitondo hamwe na mama we. Mama ati siko nari ngiye kuza kukwirebera mu cyumba. Umusore ati mama ntabwo bizi wowe, numvaga impumuro y'ibiryo byawe iri kunsanga mu cyumba narindi, murago ndakomeza kuryama. Ati nari nimisenze urabizi ko nari nkumbuye ibiryo byawe. Umubyeyi ati Imana ishimwe bagarutse ubugiye kujya mbigutekera. Umusore ati nese mama ko ndiba wateguye amasahani 3 bimeze bite? Mama ati nuko tugiye kugira umushyitsi. Umusore ati ufite umushyitsi rero? Mama ati ni umukobwa bita Samara. Nese mama Samara nindi? Mama ati ni umukobwa w'inshuti yanjye bita Dora, namukubwiyeho mubwira ukuntu umeze, mubwira ko ushobora no kumukunda na mama wabiziho na ibyo bintu twabivuganyeho. Umusore ati nese mama uri gushaka kunteretera? Ati no ntabwo Samara ari umukobwa upfuye kuboneka ubonetse wese. Ati no mama none se niba wari wamutumiye ubundi ntiwari kumureka kaza tugasangira ibya nimugoroba kugira ngo tuze gusangira ibya mu gitondo? Mama ati oya yumvaga ngo ashaka kubona bwa mbere kubera iki se? Ako kanya bakiri kuvuga gutyo ubwo Samara yesa nakomanga, mama ati ngo ubwo yaje ajya kumureba, aramwinjira muhaye karibu n'ubwuzu bwinshi, abaricaye aho ngaho ahasuhuzwa. Samara asuhuza Nike, umusore aba yitwa Nike. Mama akavuga ati ya Samara rero dore nguyu Nike umusore wanjye wenyine, hanyuma Nike dore uyu ni Samara wa mukobwa nahoze nkubwira. Nike agahita avuga ati yewe mama yarimo akumbwira ibintu byinshi, na Samara avuga ati yewe kikoze nanjye yakumbwiye ibintu byinshi. Okay ni byiza guhura nawe. Bakomeza baganira batyo, ubwo bageraho bagasohoka bakamuherekeza. Hanyuma umukobwa akavuga ati none se ko utari kunyaka nimero ari kubwira Nike I'm sorry byari byiza guhura nawe nubwo igitekerezo cyari cya mama. Umukobwa ati okay nta kibazo ngenda fata nimero yawe, iyi yawe nzakwihamagarira. Ubwo umusore nawe aba yatunguye niko kugaruka mu nzu, basanga mama wamutegereje ati umubonye ute se? Umusore ati mama mbonye ari aho ngaho ati mbonye ari mwiza. Bivuze ngo wamukunze rero? Ati oya ariko mama ntabwo njye nigeze nkubwira ko nta mukunzi mfite kandi ndi kumushaka. Mama ati ariko nanjye ntabwo wigeze umbwira ko hari umuntu ufite mukundana? Ati ariko wenda nuko nari mpura nawe ngo wenda mu introduce ngo mukubwira, ariko mfite umuntu. Okay ati actually mfite umuntu maze iminsi nitegereza nako mvugana nawe, nuko tutarahura nawe ariko nshaka kuzahora mu introducing. Actually twahuriye nyine ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ikintu gitangaje ntabwo ndahura nawe ngo tubarane ku maso. Mama ati ariko uri gukina iyo mikino urimo ni iyi kuki? ngenda mukunda uri kuvuga ngo uri gukunda n'umukobwa utazi rero? Papa mama musara aramubwira ati oya mama ibyo byihorere, reka mbanza abanze nkore n'umukobwa. Ubwo ko ngaho ako kanya umusore itajya mu cyumba agahamagara umukobwa akamubwira ati Emma nge ndumva ejo twazahura. Umukobwa ati ngwiki?
aho se urumva twahura ejo? Umukobwa nyine abahangayitse, umutipe ati ya ndumva ngiye twahura ejo. Ati none se ko ndi kumva ahubwo wagira ngo ntabwo bishaka Emma. Umukobwa ati Nick, sinzi impamvu ndi kumva mfite ubwoba. Nick ati si ubwoba bw'iki? Ati nyine ngiye mfite ubwoba, ushobora guhura nanjye ntunkunde ugasanga wenda ntandukanye n'ukuri kuntekereza, nyine urumva mfite impamvu nyinshi zo guhangayika no kugira ubwoba. Nick aravuga ati urumva utari gutekereza cyane koko? Witekereza ko ibyo bintu uri kumva njyewe I don't care how you look, ntabwo nitaye ku kuntu usa, njyewe icyo nitayeho kinshishikaje ni ukukubona, wikwiriye gutekereza ko ibyo bintu byose. Aravuga ati umukobwa Emma ati sinzi impamvu ukiri kure, numvaga nshaka guhura nawe, numvaga nshaka kugira ngo ngukoreho nkubwire uburyo ngukunda, ariko ubu ngubu ndi kumva mfite ubwoba ntabwo nzi impamvu. Aravuga ati wowe witekereza ko ibyo ngibyo cyane, kandi njyewe abantu bakunda kumbwira ko ndi umusore mwiza, ubwo rero sinzi ibyo ngibyo ntabwo byaguhangayikisha. Umukobwa nyine ahita asekamo, arangiza akamubwira ati okay nta kibazo ndabyemeye tuzahura ejo. Ako kanya umukobwa ahita agenda akitegura, ubwo twitwa twinje mu wundi munsi, akatangira gufata amakanzu, agahamagara Vera ati Vera ngwino umitire mu ikanzu nziza ariko kujya kuri date ngiye guhura na wa musore. Vera ariko ntago ababyumva, aravuga ati gute uyu muntu mutarahura, niba bagiye kugushimuta, niba ari imikino, ubundi ugeze ugasanga ari umukobwa mugenzi wawe, cyangwa kugera ugasanga ni wa muntu udafite n'amenyo utanifuza kuba wakundana nawe, urumva bimeze bite? Umukobwa nyine urumva nta gahunda bafite, abashaka kugira ngo ace intege Emma. Hanyuma ikibaho yanga kumufasha gucagura ikanzu, umukobwa akamubwira ati ni iyi ngiyi se? Vera akamubwira ati wapi, iyi ngiyi se? Vera akavuga ati wapi. None Emma agira akarakara akavuga ati none ndahitamo iyo nshaka. Hanyuma Vera akamubaza ati basi se niba wahatirije kujya ku iyo date, kujya gusohokana n'uwo musore, wamubwiye ukuntu ameze? Emma ati okay. Ati uwo musore rero ni umusore wa Godwin Adams, akaba n'umwana none wa Rachel Adams. Umukobwa Vera ati what? Hold on, uretse gake, uravuze ngo ni Godwin Adams uyu wapfuye ejo bundi? Yego, minisitiri. Ati ibyo ntabwo mbizi, ubwo ni Emma uri kuvuga atyo. Vera ati ubu ni minisitiri. Ati umva ejo bundi nahuye na mama we, na mama w'uwo musore nyine umugore wa minisitiri, yasaga neza mu kirori hose, abantu bari kuvuga ati dore umugore cyo koza wambaye neza, ikintu cyose yari yambaye cyari gihenze. None kumbwira ngo uwo musore yakubwiye ko se ari ise yapfuye kandi akaba yaritwaga Godwin Adams? Emma ati nibyo. None se Mati none se uramuzi uwo papa we? Ati ninde utamuzi se? Mati ngiye ntabwo nari muzi. Cye umukobwa aratungurwa, aratangara, harangije ubwo areka nyine Emma ajya kuri date, ajya guhura n'umusore. Hashije umwanya utari mutoya, Vera ari mu rugo, telefone yarasonnye, afata telefone aritaba, arangije ati what? Bigenze bite se? Muri he ubigenze bite? Accident, impanuka? Ako kanya bahise bahamagara Vera bamubwira yuko Emma koze impanuka. Ako kanya bahise bamurangira ahantu ibitaro biri, aragenda yinjira ku bitaro, ahita ahura na dogiteri aramubwira ati mutwihanganire umurwayi wanyu yaje hano azanwa n'umuntu wamuzanye, ari umwana mwiza, yamwishyura amafaranga tumukora operation, ariko ikintu gihari nuko ashobora kuza kubura gutakaza ubushobozi bwo kongera kureba kubera ko yangiritse cyane, yangiritse ku bwonko. Vera bwo aratungura avuga ati ngo iki uri kumbwira ngo inshuti yanjye ntabwo izongera kureba, ntabwo igiye guhinduka impumyi, ntabwo iri buze kureba? Muganga ati nibyo impanuka yakoze yari kabije cyane, yakubise umutwe hasi, byangiza ubwonko, rero ntabwo turanzura neza kadashobora kureba kubera ko agisinziriye, ariko buriya igihari nuko hari igihe bishobora kubaho ka atazongera kureba. Vera aratungurwa cyane, arababara, aravuga ati nk'ibi ngibi ni ibiki? Ako kanya yinjira mu cyumba, yicara iruhande rwa Emma. Emma arakanguka, arangije Vera ahita ahaguruka aramwegera aramubwira ati Emma. Emma ati Vera ko ndeba turi mu mwijima wacanye itara. Vera ako kanya ahita amenya neza ko uwo mukobwa yakangutse, ariko akangutse atari kureba, niko gufata ikiganza amunyuza ku maso, ariko abona umukobwa nta kintu ari kureba. Aramubwira ati Vera kutari kuvuga ko turi mu mwijima wacanye itara? Turi mu mwijima, ko turi mu mwijima wacanye itara, kuki turi mu mwijima ungana gutya? Aravuga ati oya Emma tuza gatoya kanze mpamagare muganga. Emma ati muganga se umuhamagara muganga wo gukora iki? Muganga nese undi? Ako kanya Emma akiri kuvuga ayo magambo, Vera we yari yagiye kura muganga baragarukanye, araza muganga ati Imana ishimwe ugakangutse. Arangije muganga ati Emma
Emma nawe ati muga ni ibiki byabaye kuki wundi ndi hano kuki ndi kumwe na muganga ati ngiye kunshaka kugusobanurira nyine uko byagenze. Ako kanya kimubwira ambwira ati ntabwo uzongera kureba wakoze impanuka. Umukobwa yararize, umukobwa yagize agahinda, bamusobanura uko byagenze, bamwibutsa ko yari yagiye kureba Nick, yaje gukora impanuka yagiye kureba Nick. Ako kanya Emma yahise atangira kurakarira Nick forever. Ubwo Nick nawe yari yageze ahantu bari buze guhura ko bari bavuganye. Nick aramubwira ati ndi buze kukubwira ahantu turi buze guhurira. Hanyuma rero nkurangira address niho umukobwa yarimo yerekeza. Nick yari yageze kare, aricara arategereza, ahamagara telefone y'umukobwa, reka da buri umuntu yitaba. Nick aravuga ati koko gutuye umukobwa yankora ibi bintu, gutuye umukobwa yakwifata finally n'igihe cyose twavuganiye atigeze ambwira ikibazo yagize akantengwa bingana gutya. Ni gute ubundi ashobora kumura ibintu nawe ari kwitotomanga akomeza guhamagara nimero y'umukobwa. Vera nawe akamubwira ati Emma wakwitabye Nick. Emma akavuga ati ntabwo nakwitaba Nick ibintu byose niwe wabigizemo uruhare, niwe watumye nkora impanuka, niwe nari ngiye kureba unaka ko nifitiye amaso mazima ngiye kuba ubuzima butareba kubera we, nta nuwo nzabona, nta nubwo nshaka no kongera kumubona, n'ubundi ndabizi ntiyanankunda. Vera ati wamwitabye basi kumva icyo akubwira ko at least ko ari umusore ufite amafaranga yakumva wenda ko yagize uruhare mu kugira ikibazo, wenda ko muganga yavuze ko hari ubushobozi, hari igihe bashobora kukubaga gukora operation ugakira wenda ukara ko yaguha amafaranga. Emma ati ibyo ni akazi ke, sinshaka kuvugana nawe, ntabwo nkimukeneye mu buzima bwanjye, babarira. Vera ati uretse gufunga umutwe wa mukobwa. Emma ati ninshake ngufunge, ntabwo nshaka kuvugana na Nick, ngiye nta kintu nshaka kongera kuvugana na Nick birangire. Vera nawe ararakara akavuga ati ubundi kubera icyo uri gufunga umutwe, wagiye uvugana n'umuntu ukuri kumucira urubanza, iyi mpanuka ni wowe wari utwaye imodoka, uramubwira ngo yabigizemo uruhare, ibi bintu hari ubwo abizi, at least basi muhamagare umumenyeshe icyabaye kugira ngo ye kugomeza kuguma muri dilemma atazi nyine ikiri kujya mbere. Emma ati ndakwisabye ntabwo ibintu ndi buze kubikora, ntabwo ndi buze kubikora Vera, ntabwo ndi buze kubikora rwose, kandi ntugomeze kubimpatiriza. Ubwo Nick niko gutaha, ageze mu rugo ahura na mama we. Mama we ati byagenze bite se musore? Ati ko mama can you imagine ko nageze uyu mukobwa ngamutegereza nkamubura? Mama we tamba nkubwira ati wa musore we, ngiye ikintu cyiza mba nzi cyiza, mba ngushakira icyiza, mba nzi icyo ukwiriye, nkakuzanira Samara umukobwa w'umunyamategeko, umukobwa utarigeze utsindwa kesi n'imwe, nkamukuzanira ngakubera umugore ukamwanga uvuga ngo ugiye gushaka ngo abakobwa ngo hore nawe ku mbuga nkoranyambaga ngo yewe ngo sinzi ngo bameze bate. Wumvaga ibyo bintu bifite ishingiro? Nick atari ku mama, reka twe kujyana mu byo by'amarangamutima, byo turaza kubizaho nyuma. Yewe na Emma twaravuganaga, yari umukobwa nakundaga, nawe ndabizi ko yankundaga, ariko sinzi ukuntu byaje kurangira gutya, ntabwo ndi kwibaza impamvu. Mama wa Nick ati reka nkubwire musore wanjye, mfite imyaka myinshi kukurusha, ndi nyoko kubyara, ibi bintu nkubwira ndabizi, ibintu by'imbuga nkoranyambaga mwihayemo nta kintu bishobora gukora kizima usibye kujya hara bikababeshya. Tuza, Samara niwe mukobwa ukwiriye, Samara niwe mukobwa naguhitiyemo, Samara niwe mugore wawe, wikomeza gutekereza ko ibyo. Ati koye mama, ntabwo ndi kwibaza impamvu Emma yankora bino bintu. Ati kure Emma mu mutwe wawe, none se ntabwo ubonye ibyo gukoze, none se ngiye hari ibyo nari mbiziho ko nabikubwira gukanga kubyemera, noneho ninjye ubigiyemo, ninjye ubyishe. Ibyo bintu byo kumva nkoranyambaga nta kintu babivuze, byihorere bikure mu mutwe. Umusore ubwo ntabwo bari kubyumva bitewe n'ukuntu baraganiye n'umukobwa, barahuje, mbese baramara igihe bemeranya, bavugana, bakibwirana ku bintu byinshi, bagasangira mbese ubuzima babayemo, bari baziranye mu buryo buri deep. Cyari gisigaye kwa ruguhura gusa kugira ngo bemeranye ku masura, ubundi byo kumenya nabo bari baramenyanye. Umusore nyine ntabwo yari ari kubyumva neza ukuntu umukobwa ashobora gufata icyo cyemezo. Umusore aragenda akiyinjira mu cyumba cyiwe, agatekereza cyane, ubona ubwonko bwe buri kumujyana kure cyane, bibaza fute Emma nzi nkunda gutya, Emma nzi twahuje gute ashobora gukora ikintu cyiwe. Afata telefone akayipfumbatiza cyane, akavuga ati ngiye kuguhamagara inshuro yanyu. Aba yamuhamagaye inshuro nyinshi cyane, ati niwanga kuyifata ndasiba nimero zawe, ndakwibagirwa, mpite nkomeza ubundi buzima. Ubwo afata telefone akayihamagara, yahamagara telefone, Emma akanga kuyitaba. Ako kanya telefone aho iri gusonera, Vera bari kuyitegereza cyane, ubona ko Vera nawe agiye mu bitekerezo kure cyane, agahita afata ya telefone ya Emma agahita ayifata akajya mu gikoni. Vera nta kindi kintu yakoze rero, yafashe telefone ya Emma, arangije akuramo nimero za Nick azandika muri telefone ye, hanyuma ajya muri ya telefone ya Emma, hari handitse nimero za Nick, ashyiramo izindi nimero kugira ngo umunsi Emma azahindura ibitekerezo agashaka guhamagara Nick ntibazavugana, azasange nimero itabaho.
nta kindi kintu rero Vera yakoze, yahise ahamagara Nick ariko afite ubwoba bwinshi cyane. Ubwo Nick ajya kubona nimero yamuhamagaye atazi, arayitaba, arangije yaramubwira ati hi. Nick ati hi, ati ni Emma. Nick ati what? Emma, how you umeze gute makuru bimeze biti? Emma ati ubwo yari uwo ni Vera uri kuvuga mu izina rya Emma ati umbabarire umunsi wo kuza guhura nawe nahuye n'amabandaranyi banyiba telefone yanyiba ibintu byose, mbese byari bigoye kugira ngo umure nawe, ntago nari nzi ukuntu ndi buze kukubona, nari mfite n'ubwoba bwinshi cyane. Ubwo rero byansabye gusubira kuri rwa rubuga njye nawe twahuriyeho kugira ngo nongere mbone nimero yawe, naguze indi telefone nshyashya, unyihanganire ushobora kuba warageze ahantu twagomba guhurira ukambura. Nick ati it's okay nanjye ndi kwibaza byagenze bite, ntago nari mbisi rwose I'm sorry kabisa, ntabwo nari nzi ukuntu byagenze, ntabwo nari nzi ko wahuye n'ibyo bintu byose. Umeze neza se? Umukobwa ati meze neza. Ati Imana ishimwe ubwo nawe umeze neza. Ati noneho ndumva twakongera gupanga guhura neza bwa kabiri noneho kugira ngo bigende neza. Ubwo Vera ubwo nawe afite ubwoba nyine ko wenda Nick yaza kuvumbura ijwi rye, ariko Nick ntabwo yaba yamenye ko atari Emma bari kuvugana, hanyuma bagahita bapanga ko bagiye kongera guhura ubundi bushya, atari ubwo iyo nshuro ya mbere yaje gupfa. Ubwo umusore yongera gupanga ahantu ho guhurira n'umukobwa bwa kabiri, ahantu heza cyane. Baragiye, umusore aragenda akahagera, hanyuma rero Vera ari we waje mu izina rya Emma, ndagira ngo mukomeze kuza kubyibuka, aragenda ariko nawe afite ubwo agenda yikandagira. Umusore ndavuga ati ni wowe se? Umukobwa ati ya ni njyewe. Umusore ati wow urasa neza cyane, wambaye neza. Ubwo Vera yambaye agakanzu k'umutuku, ubona yisize aka makeup, asa neza cyane n'agasokoshi gasa neza cyane. Ubwo umusore arahaguruka neza mu byubahiro, aragenda kururira intebe Vera. Ubwo Vera aba yaje mu izina rya Emma, tukomeze kubyibuka, aragenda akicara akamubwira ati Emma, ati uri mwiza cyane pe. Vera ubwo nyine nawe ayigize Emma ati ntabwo nari nzi gusa gutya, wow mukuru uri mwiza. Ati nanjye ibi nibyo nashakaga. Ubwo umusore nyine iwana excited arishima, ubwo barasangira hanyuma barataha. Ako bageze mu nzira, ubwo umusore yaramucyuye amugeza ahantu uwo mukobwa atuye. Umukobwa agiye gusoma umuhungu kiramo ikikango, yumva ntazi ukuntu bimeze, birangira badasomanye. Bataka it's okay maybe basanga ari uko duhuye bwa mbere, reka tubyihorere, tuzabikora next time, tuzabikora ikindi gihe. Ubwo umukobwa rero arataha n'umusore agataha. Bageze mu rugo ati mama noneho nahuye na wa mukobwa, ariko sinzi, ndumva ntabwo bimeze neza. Mama Nick ati wa muhungu wambaye ibintu by'imbuga nkoranyambaga ukabiva, ubundi ngiye narabikubwiye, ubundi bwa mbere ati nakubujije kujya guhura n'umukobwa wawe, ugiye uramubuze, ubu bwa kabiri usubiyeyo uramubonye ngo ntuzi uko bimeze, ubundi iki kibazo ufite ni iki? None se wasanze ameze ati nyine nasanze ntacyo atwaye, yewe ni na mwiza, ariko sinzi impamvu ntazi ukuntu ndi kwiyumva. Avuga ati ko se wa musore ubu nta kibazo ufite, ubundi nta kibazo ugira mu buzima bwawe. Mama reka tubyihore njye kuryama, nuko wasanga wenda ari uko nari naniwe cyangwa ari stress nari maranye iminsi wenda biri buze kurangira. Ubwo umukobwa nyine akomeza kuvugana na Nick, hanyuma Nick akamubwira ati se wazaje kunsura ugasura na mama mukahura. Ubwo umukobwa ati nta kibazo. Ntibitinda rero umukobwa ahita ajya gusura uwo musore, hanyuma agahura na mama we, yaba yamushyiriye n'Imana, agahereza mama w'Imana ati akira impano mama nakuzaniye impano. Mama ahita amukunda kuko abona umukobwa ari classe cyane, abona umukobwa nyine ari umusirimu, akavuga ati umukobwa wajana, agatekereza ko agomba kunzanira impano. Ubwo yamuhaye agakofi keza cyane gahenze, hanyuma mama we akamukunda. Ubwo mama ahita abwira Nick ati Nick at least wenda uyu ngo wenda aza kutorera ntaribi, icyo ntashakaga nuko uzana umukobwa waho ngaho ntaza ahantu aturutse, uyu nguyu wenda mwemeye pe. Hanyuma ubwo umukobwa akomeza kuganira na mama w'umusore, amubwira ati ngaho sinyibwira mama wawe akora iki, papa wawe akora iki, ese uri umwana wa kangahe nyine nyibwiraho. Umukobwa ati ababyeyi banjye bose baba hanze. Umusore aratungurwa ati ngo ati baba hanze, ninjye mwana njye nyine babyaye. Ubwo rero njye nanze kwirirwa mva hano kubera ko numvaga nkunda igihugu cyacu, n'ubwo ngomba kuba nibera hano mu gihugu. Neza ibintu umukobwa ari kuvuga bigatandukana n'ibyo umuhungu azi kuri Emma. Umuhungu ati wait baretse gato, ubwo tuvugana ari wambwiye ko ababyeyi bawe bose bapfuye? Ati ya kandi
wambwiye ko ababyeyi bawe bapfuye, wambwiye ko nta n'amafaranga nyine bafite atari abakire. Umukobwa ati ya nanjye rero nagomba kukubwira gutyo kubera ko abasore benshi bankundiraga yuko iwacu dukize amafaranga yo mu rugo. Ati nyine nanjye nashaka kukubeshya kugira ngo nyine utaza kunkundira ibyo bintu. Ati just nuko nakubeshye. Umusore ati okay. Umukobwa nyine bakomeza kumubaza ibibazo byinshi, ariko nyine umuhungu yakumva ibyo umukobwa asubiza kumva bitandukanye n'ibyo yavuganye na wa mukobwa. Ubwo ngubwo umukobwa amaze gutaha umusore abwira mama ati mama uriya mukobwa ntabwo mbizi, ibintu byose ari kuvuga none ndi kumva ntazi ibyo ari byo, uriya mukobwa ntabwo ari we nakunze. Mama ati Nick wambabariye ukareka kundesha umutwe. Nick ufite ikihe kibazo? Nick naguhaye Samara uramwatse, nkubuza kujya kureba kuri umukozi kuri social media ujyayo, murahuye uramuzanye ndamwemeye, none ngo ntuzi nkuko ameze, ngo ntabwo ari wakunze. Wowe wakunze ari he rero? Wowe wakunze ari he? Ase Nick ufite ikihe kibazo ubundi? Ati mama nuko utari kunyumva, umukobwa ngiye twaganiye ambwiye ko ababyeyi bawe bapfuye. Ni gute umuntu muzima ashobora kuba icyo kintu akabeshya ko ababyeyi bapfuye bari? Yambwiye ko ababyeyi nta mafaranga bagira, nyine nta mafaranga bagiraga, nta n'imitungo bamusigiye. None nyumvira ibintu byose ari kuvuga ni bishyashya mu matwi yanjye. Yewe niyo ngerageje no kumubaza ibibazo byinshi numva atari kubisubiza nkuko nabimubazaga. None gute uri kumbwira ngo uyu muntu ngo ni Emma wanjye, kandi ari wowe wanzaniye hano? Ninjye wamuzanye Nick, ninjye wazanye uno mukobwa hano? Nick ati mama simbizi pe, ariko ntabwo uyu mukobwa rwose ubundi ntabwo simbizi, ariko ntabwo mbizi, reka tubyihorere. Ubwo ngubwo Nick niko kugenda ava muri douche, abazi ko umukobwa yatashye, ajya kubona akabona umukobwa yinjiye mu cyumba cyiwe. Nick ubwo niko gusohoka yambaye isume, agahita abwira umukobwa ati ariko nari nzi ko watashye. Ati reka ni gute se nari gusiga boyfriend wanjye hano? Ati ntabwo natashye pe, naje hano kugira ngo marane ijoro nawe. Ubwo ako kanya umukobwa ahita seduwisa Nick, bikarangira baryamanye. Tugarutse hagati nyuma, ubwo uwo bita Emma rero wasigaye mu rugo aba arimo arasha, inzara iramukubita akabyuka kabakaba. Ubwo ahamagara Vera akamubura, Vera yagiye nta n'ikintu na kimwe amubwiye, agashaka uburyo ki yajya kureba ngo abone ikintu yarya. Ubwo bari gukabakaba ahantu nta na kimwe abona, atanibuka ukuntu imiryango imeze. Urumva umuntu uhuye n'icyo kibazo cy'ubumuga ako kanya ntabwo aba yabasha kugira ubushobozi bwo kubasha guhita yiyadabuta gukora cyangwa se gukoresha ubwonko bwe kugira ngo ajye yijyana ahantu hose hatandukanye, ari gushaka ngo arebe ko yabona ikintu arya akakibura. Ubwo niko kugenda amenagura amatasi, amenagura amasahane. Ubwo rero bukeye mu gitondo umusore yasohotse, Vera arareba muri toile, ajya kubona abonyemo impeta. Abonye impeta ku kanya yahise yiyambika. Umusore yinjiye asanga umukobwa yiyambitse impeta. Ati yes mbonye impeta, umenya wari ugiye kumpropose? Umusore ati ya nari ngiye gupropose. Ati ya na yambaye rero ati ni big yes nabyemeye. Umusore ati what? Hako nari ngiye kubikora, it was surprise. No, umukobwa ati it's okay, nayibonye n'ubundi ntago nakwanga ko tubana, nayambaye n'ubundi I said yes, navuze ngo yego. Tipe noneho biramucanga, avuga ati kose nk'ubu ibindi biki biri kumbaho. Aragenda abwira mama ati mama can you imagine ko nari ngiye gupropose uriya mukobwa impeta akaba yayiyambitse? Mama ati none ikibazo kiri he? None se wari ugiye kuyambika? Ubonye iyo uri kuvuga ko wayambaye atari wari ugiye kuyambika? None se niba yayambaye kandi wari ugiye kuyambika ikibazo ni iki? None se ubwo gupropose bivuze iki none? Tako se ubwo bitari kuzana ibibazo by'abana Nick. Umukobwa yabonye impeta arayambara, niwe wari ugiye kuyambika, ikibazo kiri he? Nick ati ariko mama ibindi bintu biri kumbaho ni ibiki? Ati biri kubona ibyo wizanye. Umukobwa niba yabonye impeta wari ugiye kuyimwambika akaba yayambaye, ikibazo ufite ni ikihe wundi wo? Tipe biramucanga. Arangije ubwo niko gufata umukobwa amushyira mu modoka amucyura, bagera mu rugo ahantu atuye. Hanyuma umukobwa aragenda ajya kubika igikapu cye, ngo umusore aba yicangaho mu nzu y'uwo mukobwa, akajya kubona Emma wa nyawe araje. None aturuka muri koridoro wari guhamagara ngo Vera. Umusore akumva ijwi afite ukuntu asanzwe arize. Umukobwa nawe akomeza guhamagara Vera, ubwo urumva ni Emma uri guhamagara Vera, agakomeza guhamagara Vera, agomeza guhamagara Vera. Hanyuma umutipe kubera ko abasanzwe azi ijwi rya Emma, ahita atangira kuvuga ati uyu muntu ako kanya ubwo Vera
ahita agaruka agahita abona Emma neza neza yarageze muri salo hafi guhura n'umusore, agahita amufata akaboko agahita amusubizayo, agahita agenda akamukinyira akavuga ati urajya he, niba mfite umushyitsi uzu muri salo uza kugira uti icara aho ngaho, guma aho ngaho, ugiye kureba ikintu ashaka amazi yo kunywa, teka nzinya kuzanira, guma aho ngaho. Ubwo ngubwo Vera ahita aza rero agahita yicara muri salo, ubwo umusore agahita amubaza ntose uriya muntu mubana ni muntu ki, ati ya ni umukobwa hano ubana n'ubumuga ati tubana, ati ninjye umufasha ninjye umwitaho. None se ko waraye iwanjye ninde wari uri kumwitaho, ati wari ko nase ubwo kuko utangiye kumugirira impuhwe, mwihorere nyine byihorere, njye mfite ukunze uko mbigenza ninjye umwitaho, we don't mind her, wigumya kumutekerezaho, reka twivugeho. Avuga ati umusore nyine biramucanga, ariko none yakumva ijwi, yakumva ukuntu asanzwe arizi, yakumva ari familia nayo. Ubwo umusore rero yari yamaze kuvuga ngo haye abwira uwo mukobwa nawe nyine ari we Emma, akomeza gutekereza avuga ati iri jwi ry'uyu musore ko numvishe wagira ngo hari nanjye ndizi. Ubwo umusore arataha, ariko neza neza kaga scenario kaga scene kabaye igihe Emma yazaga arimo arazunguza inkoni yo kugira ngo imuyobore, ahamagara Vera, ari na umusore nawe avuga hayi, bakomeza kubitekerezaho gutyo, ahantu Emma ari akabitekerezaho n'ahantu uwo musore ari akabitekerezaho, ako umusore avuga ati asanga atari byo. Umusore yari amaze kwakira ko Vera ari we Emma, kubera ko umusore yari yaravuganye igihe kinini na Emma, yarazi igihe Emma avukira, yarazi igihe Emma agirira isabukuru, yahise ategura kumukorera surprise. Niko kuza rero kubera ko yaramaze kumenya ahantu uwo mukobwa atuye, araza n'indabo akomanga. Mu gukomanga rero Vera we yari yagiye, ahubwo hari Emma araza, ariko genda azunguza inkoni, agera ku muryango arakingura, arangije umutipa ati hayi, umukobwa ati hayi, ati amakuru se, amakuru ni meza, none se Emma ari? Umukobwa ati Emma kandi ari nge Emma? Umusore ati oya ndashaka Emma nyine, actually ndi boyfriend we nari nje kumureba. Umukobwa ati ariko ninge Emma uri kuvuga? Umusore ati okay, ati uwo mukobwa mubana basi yagiye he? Ati Vera se, uri kuvuga Vera? Umusore ati yego, at least yego. Ati ntawe uhari? Ati okay ngiye ndi Nick. Umukobwa ati wait, Nick? Ni wowe Nick twe tugiye guhura? Ni wowe Nick twahuri kuri urubuga igihe iki ngiki niki? Ni wowe Nick twavuganye twakundanaga twapanze guhura? Nick ati none sije kumbwira ngo ni wowe Emma? Umukobwa ati Nick, ibintu byabaye ntabwo bizi wowe. Umunsi wo kuza guhura nawe nakoze impanuka ndaho, iki gihe narakurakariye, umukobwa ni kumarira menshi, ari kurira cyane. Ubwo umusore nawe yatunguwe neza, none ari kumva n'ijwi n'umukobwa niwe kuko ari yabitekereje. Ati narakurakariye sinaguhamagara, wampamagara n'ubundi nanjye nkagukupa, ariko nageze igihe numva ndagukumbuye, ndaguhamagara numva nimero yawe ntayiri, naguhamagaye inshuro ntaba, nigeze aho ndiyakira. Nick ni wowe? Nick ati nari mbizi n'ubundi, nari mbizi kuri umukobwa mbeshyi, nari mbizi kuri umukobwa ari shitani, nari mbizi kuri umukobwa ibintu byose yakoraga kwari ukubeshya. Kumbe Vera yafashe izina ryawe araryiyita, aza yigize Emma atari wowe, agukora bino bintu byose. Nick yarababa yararira, ubwo umukobwa nawe ari kurira, ariko Nick amubwira ati Paul ihangane. Kanya bakiri kuganira aho ngaho amarira ari menshi, urukundo rwabasaze, umusore atari kumva ukuntu icyo kintu umukobwa yagikorera mugenzi we. Ako kanya Vera ahita komanga, agahita yinjira. Ako kanya yinjira Nick ahita haguruka cyane n'umujinya mwinshi, agahita agenda kumuhagarara, akavuga ati gute ushobora gukora bino bintu? Vera ati ni ibiki? Ati mbwira ni gute ushobora gukora bino bintu, umuntu muzima utekereza? Vera ati ntabwo ni ibiki? Ati baby cara hasi, ntabwo nari nzi ko waje kundeba ukambura, ntabwo nari mbizi nyine ko uri buze kundeba windakarira. Ambwa ati mva mereza impeta yanjye. Vera ati what? Ndavuye ngo mereza impeta yanjye. Kuki wambeshye ngo niwe ngo Emma kandi ubizi neza kutari Emma? Ukifata ukabeshyira inshuti yawe igize ikibazo kimeze gutyo, ukakora ibintu nk'ibi ngibi by'umunyamatwa, mereza impeta yanjye. Umugabo ati wapi? Umutipa aramufata akaboko agahita amukuramo impeta, agahita yibwira ati n'ikindi gihe kwifata ugakora ibintu nk'ibi ngibi by'ubunyamaswa, ubu buntu bwawe buri he?
umukobwa nyine ubwo nawe ahita asara agahita ambwira ati nibi ngibi se nakoraga kuko kugira ngo mufashe murengera abone amafaranga yo kwivuza ngewe niki ariko ubundi rero niba ibintu byose biba byarabaye kubera impamvu ubundi niba yarahumye twari kugira ngo ngiye mbane nawe ngenda gukunda ubundi kubera iki n'umuntu w'impumyira mushaka icyo n'umuntu wamumaze iki umuntu utabasha kugenda umuntu utabasha kureba umuntu udafite ikintu nyine abona umuntu ufite w'ikimuga gutyo wamumaze iki ni kugomba kwemera ko ibintu bibaho kubera impamvu ibi burwayi bwo kugira ngo bimumunye byabayeho kugira ngo nge nawe tubane ntabwo rero wankura bino bintu urabizi ko ngukunda kandi nawe urankunda kubera iki nikaramwe ati nta nubwo nzigera ngukunda mu buzima bwanjye nta n'isoni unyibagirwe guhera aka kanya delete my number nta nubwo nshaka kongera kukubona mu maso yanjye nta n'isoni ubwo Nike yaraje herekera Vera Emma arambwira ati Emma Paul ihangane nge nije nawe turi kumwe ubwo Nike arasohoka n'umujinya mwinshi ubwo Vera nawe ahagaze ahita abwira Emma ati ndakwanga na Nike namwese ndabanga batuka ibitutsi byinshi cyane Emma na Vera mw'iyo nzu baba batangiye kubana nk'injangwe n'imbeba Vera abwira Emma ati reka nkubwize ukuri sure ibintu ukoze uzahangayika uzabyicuza Vera ati ako Emma urumva utakwiye kunsaba imbabazi koko reba ibintu wakoze urifata unyiba boyfriend ntabwo bufite unyiba boyfriend nimero zanjye nimero zurazitwara hanyuma nimero ze wemeza ibintu bitabaho koko kugira ngo nimuhamagara nzamubure Vera wansabye imbabazi ati ndi gusaba imbabazi ubwo we ntabwo wivugiye ko umusore utamushaka namwibye nte ko wavuze ko utamushaka utakimukeneye ngiye nkajya kumwifatira namwibye nte ambwira ati Vera ntabwo wari guhita ufata icyemezo cyo kuvuga ngo ugiye guhita untwara boyfriend wanjye ngo nuko kubera ko navuze ko ntamushaka wigeze ugaruka se wumva basi ko wenda ibyiyumviro nari mufiteho bitagarutse gute wakora kino kintu Vera ati umva bwo nyine wemeye ko ugomba kwishoboza ibintu byose uno munsi ubage wifate nkaho nahari n'ubundi uko twabanaga utaragira ikibazo niko tugiye gukomeza kubana ubwo Vera mwicisha inzara ntamutekera nta kintu kimwe mukorera namufurira namworienta ntamuzanira amazi umukobwa atangira kwicwa n'inzara inzara ikamwica akamara iminsi 3 atarya ubwo nikagaruka kureba Emma rero yazaga komanga yakingura Emma akamubwira ati Nike uzanye ibiryo Nike ngo ati gusubuje kumara icyane n'ubutazanye ibiryo maze iminsi 3 ntarya Nike ngo what none se kubizi ko ntareba nakora iki ejo bundi namenye itasi amfatisha imye yarambwira ngo nimbiyore bijyane muri dustbin nari kubikora ntibyo Vera ari kumbangamira cyane at least uzanye ibiryo Nike yarababaye ako kanya itafata icyemezo cyo gufata Emma amujyana iwabo yaragiye rero amugejeje mu rugo mama we arambwira ati Nike uyu muntu ninde ati mama uyu niwe Emma wanyawe mama wait ngo ati uriya mukobwa ngo ni Vera yabeshye imyirondoro bya bindi nakubiraga byari bisi naho ndi kubwira ngo nta ndi kwiyumva nkaho atari we n'ubundi ntabwo yari we Tedere Emma wanyawe n'uyu nguyu hanyuma se ko ndeba ari n'inkoni ntareba Nike ati yakoze impanuka ubwo yaraje kundeba nibwo yahomye mama ati Nike urabizi ko ibintu bitashoboka uyu mukobwa sohora mu myihano nta mumyi yaba muri iyi nzu rwose nta mumyi yaba mu kazana wanjye nibishoboka ni kuri muzima ariko undi ikibazo ufite ni Nike naguhaye Samara uramwanga uzana wo bita ngo ni Emma niba ari Vera simbizi ndamwemera none uzaniye impumyi urumva ibyo bishoboka soro umukobwa ava hano Nike ati mama n'umukobwa araguma hano nta handi hantu ajya nibishoboka period nabyanze ubwo Nike yita mufata akaboko akamuzamura ku mayesikariye akamujyana muri etage hejuru mama we akamuzamuka ubona afite umujinya mwinshi cyane ako kanya rero duhita tugaruka aho Vera nawe arimo arapakinga bag ku mukobwa arangiza gupakira igikapu ako kanya feri ya mbere ayifungira kwa Nike yasohoka agahita asanga Vera yicaye ngo muri sari wabo ibikapu biteretse aho ngo muri saro uje kumara cyane ati Nike uri umugabo wanjye none ko ntwitinda yawe kuri ko twaryamanye ndatwite ndi hano rero ndi ku mugabo wanjye umugabo nitegura kubyarira umwana so ndumva rero nta cyatuma njya kuba ku gasozi kandi umugabo wanjye afite ubutunzi inzu ni yawe ndabizi mama afite indi nzu y'ahandi hantu inzu ni yawe rero ngomba kuza hano kubera ko
ntabwo nshaka kwibana njyenyine, umwana akeneye kuba ari kumwe na se. Nike ati Vera sohoka hano. Vera ati ntabwo nshobora gusohoka ndi ku mugabo wanjye. Ati ntureba reka ngende nze kugaruka utakiri hano. Ubwo Nike arasohoka akagenda, hanyuma Vera agasigara aho ngaho, mama agasohoka akahita asanga Vera nawe yicaye muri salo, akamubwira ati ase bimeze bite. Ati Vera agahita yiriza ati ngira umuhungu ndamukunda, akamusobanurira ibintu byose ukuntu bimeze, ari karimo ibinyoma byinshi cyane. Bahita bapanga umupango wo gufata ya mukobwa ari we Emma, rero bakamufata bakamujyana kumujugunyana kugira ngo umusore nagaruka aze gusanga adahari. Ubwo baramufata umukobwa bakamushyira mu modoka bakamujyana ahantu kuri, bakayitwara bakayijyana kure cyane, barangiza bakamukuramo bakamwicaza ahantu bakongera bakigarukira. Umusore niko gutaha araza asanga bicaye aho ngaho bari guseka, bari gusa nkaho nyine bari baziranyeho ikintu. Aho agaseka ariko umusore nyine atazi ibyo ari byo, yinjira mu cyumba arazenguruka mu byumba byose abona umukobwa Emma, aragaruka aramaze ati Emma ari hehe? Samwazi ntabwo tubizi, ahubwo sawa mushyize nawe uhari. Abaza nanone bwa kabiri ati Emma ari hehe mama? Ngo iyo mumyi yawe ntabwo nzi ahantu wayishyize rwose, jya kuyireba wayishyize wimbaze iyo mumyi yawe. Vera Emma ari atari ko si urandindishura mukobwa ngenda bizi, jya kumubaza aho wamushyize. Hamagara telefone ya Emma arayisanga ntayiriho. Ubwo umutipe nibwo yatekereza ko ashobora kuba bamujugunya ahantu, atangira gufata imodoka nawe aratwara, ari kugenda azenguruka mu makaritsiye menshi cyane abaza abantu, azenguruka ngo arebe ko yamubona, aramubura ahantu hose. Ubwo ni guhamagara, ariko akomeza guhamagara telefone ya Emma ariko nini telefone yawe ntiri gucamo, aramushakisha ahantu hose aramubura. Hashize igihe kinini ari gushakisha, yageze ahantu kure cyane, nibwo yagiye kubona umukobwa ari ahantu munsi y'umukingo. Arangije abona arebye neza ahita abona niwe, aragenda amugeraho ati Emma umeze neza? Emma aramubwira ati Nike mbabarira unsubize mu kazu kanjye ahantu niberaga ariho ngomeza ko ndambiwe ibitutsi bya Vera na mama wawe. Aho nabaga nubwo ntareba, nubwo ntabasha kwitekera, narindi mu mahoro, sinkeneye kubi wawe pe. Mfata niba ubasha kuhibuka unjyaneyo. I'm okay with that. Ntago nshaka kongera gusubira iwanyu. Mama we nta nkunda, Vera ntanyoroheye, babarira mbe njyenyine. Ubwo nyine ibi ngibi byanjeho, niko ubwo buzima ngomba kubaho, ngomba no kubwakira. Nikarambwira ati look Emma, ndagukunda, nzahora ngukunda, nubwo isi yawe kuyubika nzagukunda. Injira mu modoka tugenda. Amushyira mu modoka aragenda. Ubwo Nike bari gutwara imodoka afite umujinya mwinshi wenda kumwica, niko kugenda parika mu rugo. Arangije abwira Vera ati haguruka, turamagurutse njyana he, ngwino tujye kwipimisha tureke utwite. Sohoka ngwino hano, ngwino tugende njye kugupimisha ndebe niba utwite. Ubwo Vera ashaka kwihagararaho, agahaguruka bakajya hanze, bakajya kwinjira mu modoka. Ubwo na mama we baba bagiye kujyanayo. Yagera hanze umukobwa nawe kubera ko abazi neza kadatwita, akamubwira ati ntabwo ntwite narabeshyaga. Akavuga ati mba sibyo nababwiraga. Akavuga ati ariko reka mbabwire njyewe ntabwo ngiye nzabaha amahoro. Umukobwa arahise kuza cyane akavuga ibigambo byinshi cyane, akavuga ati sohoka hano genda wamuteka mutwe. Arangije ubwo umutipe nawe ahita agaruka agahita abwira mama we ati mama nawe nshaka gusohoka, pakira ibintu byawe uhita usohoka. Nike akamubwira ati ntabwo uri umubyeyi nifuza kubana nawe hano, njye nzita kuri Emma wanjye, nzamwitaho, sohoka. Mama Nike akamubwira ati Nike uri umwana wanjye, uransohora uranjyana he? Aramubwira ati mama ndabizi ufite inzu we na papa mwabagamo, genda bari ubamo, ufite amafaranga uziyitaho, nanjye nsigarane n'umugore wanjye hano. Arangije aramubwira ati oya mwana wa, ntago wakakwiye gukora ibyo bintu, mbabarira basi mube hafi, dore niwe mwana wanjye mfite, mbabarira tugumane. Ubwo Emma ahita avuga ati Nike mbabarira mama nta kibazo, mubabarire. Ati oya nagende nawe. Emma ati mubabarire. Mama Nike nawe ati mbabarira rwose umwana wanjye, mbabarira ngiye gukunda Emma wawe, ntabwo nzongera kumubangamira forever, nukuri mbabarira pe. Emma nawe ati Nike mubabarire. Ubwo Nike aravuga ati okay, ubwo mubyemeranyijeho fine.
ntibitinda rero Nick ahita gukomeza kujya kudiringa n'abaganga, nibwo Emma bajya kumukorera operation ku munsi rero kumufungura amaso kugira ngo barebe ko yaba yakize. Aravuga ati please muganda kwinginze umuntu wa mbere nshaka kubona mu maso before y'abantu bose ni Nick agombe kuba ahagaze. Nick ubwo araza akicara iruhande rwe, abaganga bakaza gufungura Emma ngo barebe ko basi wenda ashobora kuba yakiza, ari kureba barimo kumufungura amaso, bagiye babona ararebye. Emma ati what, nuko nguko usa Nick ati ya ni njyewe. Emma ubwo aramuhobera ararira, Nick nawe ararira. Mama ari kuvuga ati ya byiza cyane, ubwo barahoberana. Mama aravuga ati I love you, ndabakunda cyane, ndabashyigikiye, mbahaye umugisha wanjye, muzabana amahoro, ndabakunda cyane. Ladies and gentlemen, rero bashuti bacu nuko inkuru yacu irangiye. Ndagira ngo ukore subscribe niba utarakora subscribe, unayisharing. Inkuru si nziza se, ni nziza cyane, kugira ngo mbazane n'izindi zimeze neza cyane. Inshuti zanjye zaturutse kuri TikTok, I love you so much, ndabakunda cyane. Abagiye turuka akumari zitandukanye bazibonye muri recommendations, ni byiza cyane kuba ugeze ahangaha. May God bless you. Ikintu cyose ushyize akaboko Imana igihereza umugisha. Mwifurije ibihe byiza, mwifurije guhirwa, kandi Imana ikomeze kubana nawe muri byose. I love you so much. May God bless you. Ngiye kuzajya mbazanira inkuru nyinshi zimeze gutya. Siga comment ugira ikintu umbwira cyose waba ushaka ko dukoraho, cyangwa se icyo wifuza nk'inyunganizi mu bitekerezo. I do understand ibintu byose ndabyumva abantu bambwira. Love you so much. God bless you. Ciao ciao.